muraho neza, nitwa Vincent. Ku myaka y'itandatu, 8 cyangwa 7 hagati aho ngaho nibwo mwatangiye kumumenya ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Atangira arira ariko byagera nyuma agahita aseka. Itwa Albert. Uyu ni umwana wo mu gihugu cya Ghana ariko nanone wabaye ikimenyame bose ku mbuga nkoranyambaga, dore ko abantu benshi bari bazi ngo ni umukongomani cyangwa se ni umurundi, ariko siko bimeze. Uyu ni umunyagana. Ese ubundi niki cyatumye atangira ari kurira byagera nyuma akaza guseka? Ese ubundi niki cyatumye ajya ku mbuga nkoranyambaga? Byatewe n'iki? Uko n'ababyeyi be batari bazi kuba ibintu bizagera ahangaha. Uyu mwana wo mu gihugu cya Ghana rero, ibitangazamakuru byatangiye kujya kumusura ubwo byamamanaga ku mbuga nkoranyambaga atangira ari kurira ariko byagera nyuma akaza guseka. Hanyuma ibitangazamakuru bisura umuryango we ndetse nawe yari ariyo. Hanyuma bamubaza ukuntu byagenze. Ubwo umubyeyi we yavuze ko uyu mwana yamubwiye ko ashaka kurya amateke, ariko mama we yari arimo afura, nuko aza kumutegurira irindi funguro ritari amateke kubera ko amateke ntayo yari afite. Hanyuma uyu mwana bamuzaniye ibyo kurya asanga ntago ari bya bindi yavuze, atangira arira. Hanyuma ngo mama we yahise amubwira utugambo dusekeje, ahita yongera araseka ndetse na bya biryo arabirya. Bitangira gutyo. Ukibaza uti none se video yafashwe gute? Ubundi video yaje kugenda ite kugira ngo ijye ku mbuga nkoranyambaga? Mama wiwe nubwo yari ari gufura ariko yari afite telefoni mu ntoki. Hanyuma umwana ubwo yaratangiye kurira atangira kubifotora ngo ari buze kubyereka papa wiwe ukuntu arimo arira. Hanyuma umwana atangira arira nyine, mama wiwe ahita afotora ndetse amubwira n'amagambo asekeje. Wa mwana ahita aseka. Ku mbuga nkoranyambaga bitangira kujyaho gutyo. None isi yose nta muntu ukoresha video cyangwa se edit irimo guseka gatashiremo aka kana karimo kisekera kitwa Albert. Kugeza ubu ngubu kagize birthday, ubu gafite imyaka 12. Guhera ku myaka 6 yiwe yatangiye ari guseka gutya, na n'iyi saha aracyaseka, kandi ku mbuga nkoranyambaga abantu baracyamukurikirana ngo ni umwana ukunda guseka, ariko nanone ni umwana ukunda gusabana n'abandi bana bagenzi biwe. Ariko nanone iyi nseko yiwe iratangaje kandi irahebuje, ndetse iyi nseko yiwe yatumye amenyekana ku isi hose muri rusange. Kuva mu gihugu cya Ghana kugera ku isi hose baramuzi uyu mwana. Ese Albert wari uzi ko ari uwo mu gihugu? None se wari uzi ko ari umunyagana? Wari uzi ko se atari umukongomani cyangwa se umurundi? Abenshi baravuga bati hagati y'ibi bihugu bitatu, Uburundi, u Rwanda cyangwa se Kongo, ati uyu mwana niho yaba akomoka. Ariko ibitangazamakuru byasuye uyu mwana byavuze ko avuka hariya mu gihugu cya Ghana, kandi uyu mwana atangaje kubera ukuntu agenda yisekereza. Uzi ko iyi nseko ye yamugejeje muri radiyo ikomeye hariya mu gihugu cya Ghana, agiye nyine kwisekereza abantu n'ubundi nkuko yarasanzwe aseka. Gusa ibyo bamubazaga byose n'ubundi yabaga ari kwisekera. Kari akana kakiri gatoya ku myaka 8 nibwo yagiye muri studio za radiyo ikomeye hariya muri Ghana, ariko nta magambo menshi yari afite uretse kwisekera gusa n'ubundi nk'uko byari bisanzwe. Gusa nanone uyu muhungu uri kubona bari kumwe n'uwo bavukana. Uyu nguyu rero niwe ureberera inyungu ze. Iyo bamutumiye ahantu niwe ujyana nawe, hanyuma akabasha no kumuvugira byinshi atavuga kubera ko uyu mwana aracyari mutoya, nta magambo menshi aragira. Gusa nanone wamubwira ngo tuguhe iki ngiki avuge ngo hoya, kubera ko nyine azi gutandukanya icyiza n'ikibi. Imyaka 12 ntago ari mikeya kandi nta nubwo ari myinshi ku mwana nk'uyu nguyu wabaye ikimenya bose ku mbuga nkoranyambaga. Ku munsi rero weje ku itariki 13 z'ukwa 12 2025 nibwo yagize birthday. Nibwo amafoto yongeye gucicikana ku mbuga nkoranyambaga afite keke nk'iyi ngiyi, afite umugati nk'uyu nguyu. Abantu bakunze video rero ya Albert, reka tumwifurize isabukuru nziza kandi akomeze kuramba, arambire mu isi y'abazima. Nguyu rero Albert, umwana wabaye ikimenya bose ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye hano ku isi ya rurema. Baramukunze mu kweditinga bashyiramo video yiwe. Uyu mwana ushobora kuba waramukoreshaga ariko utazi ngo ni wo mu gihugu kihe, ni wo muri Ghana. Ubu ngubu yujuje isabukuru y'imyaka 12. Ngaye nguko rero Albert wo mu gihugu cya Ghana wasekeje abantu ku mbuga nkoranyambaga kugeza n'isaha akaba kibasetsa. Ngaye nguko rero njye muwanye muri iki kiganiro. Nitwa Vincent. Reka nkusabe kunshigikira kandi kuri buto subscribe kugira ngo amakuru n'ibiganiro nzajya nkora bizajya bikugeraho mu bambere utiriwe urabishakisha. Komeza kugira ibihe byiza kandi ugubwe neza. Ndagushimiye.